Bishop Harerimana Jean Bosco. Njyewe hari ibintu byancanze, hari ibintu byanyobeye, hari ibintu byantangaje, hari ibintu naburiye umutwe mbiburira n'ikibuno, nabiburiye amajyepfo mbiburira amajyaruguru, nabiburiye iburasirazuba mbiburira iburengerazuba, nabiburiye mu kirere mbiburira ku butaka, nabiburiye kuzimu mbiburira no mu ijoro. Ibintu bya pasiteri nako by'abapasiteri muri no minsi. Abapasiteri ibintu byanyu bimaze kugenda biducanga, bitutesha umutwe. Ibintu byanyu wa mugani wa Roki, ibi bintu mwigize nibwo mu gihe narindi kubyibaza. Ejo bundi hasohotse amatangazo abiri y'abakozi b'Imana. Hasohotse itangazo ry'umupasiteri wo mu karere ka Kirehe kuri Nyakarambi. Ni umupadiri wafashe umukobwa w'imyaka 15 ku ngufu aba aramurongoye. Uri kumva? Uyu nguyu bagiye kumufata, bavayo bahita bajya gufata na Jean Bosco Harerimana. Bishop nawe Bishop wihaye ikintu cy'undi akoresheje uburiganya. Uyu Bishop Harerimana Jean Bosco we n'umugore we ubu ngubu kuri ubu tuvugana kuri ubu izi saha bari mu maboko atarayabo, bari kuri station ya RIB hariya ku Kimihurura, rwose niho babaye bacumbikiwe. Amasengesho niho bari kuyakorera, ubu niho bari kuderevurira abantu. Uyu Bishop Harerimana Jean Bosco, umushumba mukuru w'itorero Zerefate Holy Church, ryamenyekanye cyane kubera gusengera abantu, ndetse ibiganiro bye no gusengera abantu kwe, amateraniro ye akanyura kuri TV1. Uyu mupasiteri abantu muramuzi mu gusengera abantu, imbago bakazikubita hasi bagahita bahaguruka bakirukanka bakaba barakize, abandi bakikubita hasi bakabira ifuro, abadayimoni bakavamo bakirukanka bakaba barakize, abandi baje bafite uburwayi ngo za kanseri n'ibindi, nabo akabasengera ngo bakaba barakize, abandi ngo yabirukanagamo inyatsi, karande n'ibindi ngo n'imivumo. Uyu mupasiteri ibyo byakomeje kugenda bikemangwa. Ejo bundi umuhungu witwa Beri araje ati mureke njye mbaho ukuri. Njyewe nakoranaga na Bishop Harerimana Jean Bosco, yari yarantanze kuzimu. Abantu batangira kuvuga ati wowe urabeshya, abandi baravuga ati wowe urimo neza, ariko abeshi nabamututse koko. Urabeshya, ntukaze gutuka abakozi b'Imana, ntukaze kubeshyira abakozi b'Imana, ntukaze kubandarika. Muhungu ati njyewe ndahiriye kuri Bibiliya yera ntinya Imana, njyewe Jean Bosco yantanze kuzimu, twarakoranaga, nanjye yari yarankizemo imyuka mibi y'abadayimoni. Batireka da, ati njyewe ushaka kumenya ukuri njyewe nasengeragayo. Abantu batangiye kuvuga ariko we uziko hari nk'abanditse muri comment ati nanjye uyu muhungu ndamuzi yasengeragayo, hano ati nanjye twaricaranaga, we ati burya koko yakoranaga n'abadayimoni ntitubimenye. Uri kumva? Muri make Abeli ari kwitangira ubuhamya bwe bw'uko Jean Bosco akorana n'iki n'amadayimoni, kandi nawe bakoranaga. Uri kumva? Abantu rero batangira kubigiraho ikibazo, ariko reka wenda njye nigarukire ibya Beri mbyihorere, nivugire ibyanjye, kuko kwa Bosco nanjye nagiyeyo njyanyeyo umurwayi, ngezeyo anca amafaranga ngo asengere uwo murwayi yari afite indwara y'amadayimoni, anca ibihumbi ngo amusengere, ndabibura
kuba umukene we mana natwe uzaduha amafaranga, ariko si ikibazo nuyaduha Jean Bosco n'abandi bakora nkawe ntibazayaturya we. Ariko njye namenye ubwenge ntago bayandya, nzajya nyakoresha ibikwiriye. Hanyuma anca amafaranga ngo amusengere, ariko no kundeba mu gihagararo yari yanciye amazi kuko yabonaga ko ntaparitse imodoka. Dore abantu rero muparika imodoka namwe ni mwebwe abashaka, ni mwebwe aba batekamitwe nka Jean Bosco Harerimana, ni mwebwe baba bashaka nta gushidikanya. Hanyuma icyo gihe yanciye ibihumbi magana, ntari buze kuvuga umubare. Yanciye amafaranga menshi ntaratunga mu buzima bwanjye, ndayabura. Nyabuze umurwayi wanjye naramufashe ndamutahana da, ariko uwo munsi hari ikintu nabonyeyo kidasanzwe kwa Jean Bosco Harerimana. Hari ikintu nabonye muri Zerefati kidasanzwe, namwe niba mujya mukibona ntabwo mbizi. Icyo gihe njyayo uzi ikintu yakoze, urumva twari turi yari arimo kugenda adusengera, yaraje na mescoti menshi mu cyubahiro cyinshi, ahageze abantu bose barahaguruka bakoma mu mashyi, abandi bavuza akaruru, abandi bavuza urushyo, ibaba we mbese baraserebura kubera yuko umukozi w'Imana aje. Ndareba ndavuga nti rero uyu muntu nawe ashobora kuba afite amavuta tu murwayi wanjye ari bukire. Arangije arabwiriza, arigisha. Icyo gihe ndabyibuka yigishije ijambo ryo muri Esiteri, ry'uko Moridekayi yamutambagije umurwa. Araryigisha baranarambukirwa. Icyo gihe yigishije amasaha 2 n'igice, hafi 3 arigisha. Arangije aravuga ngo abantu Imana imweretse ko hari abantu bagiye gukira indwara, hari n'abantu bari barahombye bagiye gusubizwa bizinesi zabo, hari abantu bari barabuze akazi none bakaba bagiye gusubira mu kazi. Aravuga ngo umuntu wese uzi ko yahombye, umuntu uzi ko adafite akazi, umuntu uzi ko afite indwara yananiranye, Imana yambwiye ngo nsengera abantu. Avuga ngo abantu bafite $1000 muhagarare hariya ku murongo. Avuga ngo ndashaka abantu 10 Imana yambwiye gusengera, yambwiye ngo nsengera abantu 10 bafite $1000. Abantu 10 bafite $1000 babagiyeyo. Mu manyarwanda kuri ubu ngubu ni miliyoni n'ibihumbi 340. Baba we ni menshi. Hanyuma arangije aravuga ngo abandi ngiye gusengera nabo nabafite ibibazo nk'ibyo, hari n'abandi bafite amadeni, bafite amakredi yabananiye kuyishyura, nabo abafite ibihumbi 800. Ubwo yaravuze abafite indwara zananiranye n'abafite amadeni, ubwo n'amakredi muri banke. Avuze abadafite akazi. Nawe unyumvire, umuntu udafite akazi ku mwaka $1000 cyangwa 800 dolari, aravuga ngo nabo nibaze abafite ibihumbi 800 nabo bajyayo. Baragenda barahagarara, buri wese yahitagamo protocole, yahitaga imuha envelope kugira ngo bashyiremo ayo mafaranga. Avuga ngo kandi haza abantu bayafite cash, akwikopesha ku Mana we. Mana ntabwo ikopa, isho y'Imana nukopa. Bishop Harerimana baramufunze, we n'umugore we bazira kwihesha ikintu cyundi, bakoresheje uburiganya, bamubeshya yuko bazamusengera, nyamara ntibamusengeye, bamubeshya ko azakira indwara, nyamara ntibayimukijije. Ayabatse ayabishyuje batangira kumutera ubwoba, bakoresheje amashusho, bakoresheje amafoto. None ribu yahabaye, none ribu yahagobotse. Bishop Harerimana Jean Bosco n'umugore we ubu ngubu icyo gihe aramanuka agera ku bihumbi 500. $500 nabo baragenda bajya ku murongo. Arangije aramanuka agera ku bantu bafite $100.
arangije nabo bajya ku murongo. Uzi ikintu nabonye muri Zarephath Holy Church kwa pastor, kwa bishop sorry, nari nkwise pastor kandi wowe iryo peti wararirenze muri bishop. Naho ufungira bishop Harerimana Jean Bosco, mushumba mukuru wa Holy Church, biro yimutse. Okay, arangije uzi ikintu nabonye, abantu batanze $1000 yarabasengeye akajya nabakoraho, yarangiza akanabahanurira ibintu byiza, mbese arabahanurira koko. Arangije asengera n'abandi b'ibihumbi $800 arabasengera. Uri kumva? Aramanuka agera kuri $500 arabasengera. Ariko babandi $1000 yarabasengeraga akanabahanurira ubuhanuzi bwiza. Bamwe ko babonye visa, abandi ko baguze imodoka nziza, abandi ko bakize indwara, abandi ko business zaguye, abandi ko ibazamuye mu ntera, abandi ko ibahaye ibigo bikomeye. Ndugu yangu, ndavuga ni rya jambo biravuze ngo ufite azongererwa kabisa. Ndavuga ariko wenda wasanga ari busengera afite amafaranga, yarangiza n'abadafite amafaranga natwe kadusengera, kuko nari najyanye y'umurwayi. Ab'ibihumbi $800 n'abarabasengera, ariko niyo baturaho umugisha ungana n'abatanze $1000. Ab'ibihumbi $500 arabasengera, ariko niyo baturaho umugisha niyo bahanurira n'ibintu byiza cyane nk'abatanze $1000 cyangwa $100. Ndikumva aramanuka $100 $100 abo yarabasengeye, ariko abasengera muri rusange, ntiyabahanurira umwe ahubwo abasengera muri rusange. Uzi ikindi nabonye muri Zarephath Holy Church, uzi yuko yaraje arabwiriza, yajya atera umuntu umuswaro, umuntu agahita agagara akikubita hasi, kamera zigahita zimuzuminga koko. Ndavuga ni mani mfashe, natera umuswaro njyewe numvaga nawutera ndawukwepa, ariko asageza ngo ubundi wari kungeraho. Ntabwo wari kungeraho, kuko abakire niwe bicaza imbere. Njyewe rero kuko nta mafaranga, nta benzi nari nta modoka nziza, nta Range Rover nari naparitse, ntayo tureka na Range Rover nari nagiye n'akamoto, niko nari nateze. Nuko rero ndangije mbona ibi bintu ari gukora, ndavuga nti byanga bikunze ubwo wenda yasengeye abafite amafaranga, njyewe nimwegera ku giti cyanjye araza kunsengera. Ndangije mfata umurwayi akaboko, ndagenda ndamwegera, ndavuga ni mushumba, uyu muntu afite ikibazo, none nari muzanye ngo umurembarembyeho ibiganza urebe ko wamusengera. Yarandebye, arangije arambwira ngo genda uzamugarure ubutaha. Nyumvira umukozi w'Imana nk'ubu. Ubutaha nasubiyeyo mujyanye anca amafaranga, kubundi we kuki ntamufasha amajwi. Arerima nanjye mba narakujyanye kuri RIB, ariko ntacyo. Harerimana Jean Bosco, umushumba mukuru wa Holy Church, ubarafunze ari muri gereza, we n'umugore we bazira ubujura, kwihesha ikintu cy'undi ukoresheje uburiganya, babyita ubujura, gukangisha umuntu amashusho, ibyo nabyo ni icyaha gihanirwa n'amategeko. Jean Bosco Harerimana abakubise ubu ngubu tuvugana. Jean Bosco Harerimana ari muri mvuga muri gereza, oya kamvuga ngo ari kuri sitasiyo ya RIB, aho akurikiranweho ibi byaha byo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Ariko ntabwo ari we wenyine, hari abandi bapasiteri we RIB igiye gutunga itoroshi. Ubundi RIB muri abantu b'abagabo,
muri abantu kabisa, muri abakozi b'Imana. Ubundi mwebwe ribu muri inkoni y'Imana, mujye mubimenya, ahubwo Imana mujye muyikorera neza, igihugu kizabahemba, natwe tubirahire, Imana ibahembe, n'abamarayika babirahire. Niko bimeze mwebwe mukorera Imana, aba bapasiteri. Kandi namwe banyarwandakazi, ntimukemerera ababatuburira, babazanaho imitwe, baza kubabeshya ngo bagiye kubasengera, ngo nimumanze muyazane. Ubundi namwe mujye mubabwira ngo mubanze mudusengere. Nimukira muyabaye, nta kibazo, wakize nanjye nakize nayaguha, nta kibazo, ayo wanca yose twayavuganye ukansengera nkakira. Ariko se Bibiliya umva ukuntu ivuga, uzikone nibagiwe, biravuga ngo impano y'Imana ntigurishwa ifeza cyangwa izahabu. Niko Petero yabwiye, niko Petero yabwiye wari umwibeshyeho, niko yabwiye Simoni w'umukonikoni, amubwiye ati wamiye impano yawe nanjye nkaguha amafaranga nkajya nkiza abantu n'abandi bantu. Petero amubwira ati pfana ifeza zawe, kuko impano y'Imana ntigurishwa ifeza cyangwa izahabu. Niko byesitaye, niko bikoze kwa bakozi b'Imana basigaye impano. Ubundi Yesu bamubonyemo igishoro. Harerima Jean Bosco, yes Jean Bosco Bishop, Yesu wamubonyemo igishoro. Siko yamubonyemo igishoro we, Jean Bosco yamubonyemo igishoro wallahi. Ibyo bintu rero ntabwo ari sawa, ibyo bintu ntabwo ari okay. Reka kugurisha Yesu wangu, kugurisha Yesu umwana w'Imana, ntabwo Yesu bamugurisha. Ko nawe habibonye ko ari ibyaha ubundi ujya kureba ukabona ihazabu bayigize ntoya. Nka Jean Bosco kumuca ihazabu ya miliyoni zingahe, kuri Jean Bosco ni nkeya, ariko ntacyo. Icy'ingenzi wamenyekanye, Jean Bosco wamenyekanye. Ubutubuzi bwanyu tubuzi bwanyu, kanze nirebere n'ayandi makuru. Ariko Jean Bosco kweri ubundi ni gute muhagarara imbere y'Imana? Ni gute muhagarara imbere y'Imana n'imbere y'abakristo, mwarangiza mukabeshya ko muri kubahanurira, mwarangiza mukabatuburira, ariko systeme atari ukuhanura, systeme atari umurimo w'Imana, systeme ari ukugurisha impano z'Imana. Ariko se ubundi ubu murazifite? Oya, ubundi Jean Bosco ngewe iyo murebye mbona yaranacishije, ziriya ntabwo ari impano z'Imana, kuko impano z'Imana uzi gutera umuntu esime gusa, akayishime kukamutera agahita yikubita hasi akaba aragagaye. Izo wazita impano y'Imana? Wapi, ntabwo ari impano z'Imana. Impano z'Imana ni ugusenyera abantu. Yesu ajya kujya mu ijuru yababwiye ngo iki? Yarabwiye ngo mugende mu mahanga yose mubwiriza abantu ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, abazemera muzababatize mu izina rya Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Ubundi yigeze ababwira ngo ngo mugende mubwirize, ariko mubwirize muca amafaranga. Ibintu rero ntabwo ari sawa. Narindi kureba ahangaha uhamijwe iki cyaha, icyo ahanishwa umuntu wese ukurikiranweho icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 2 ariko itarenze 3, n'ihazabu itari munsi ya miliyoni 3 ariko zitarenze miliyoni 5. Nizo da ahubwo ahanga niho nabonye hari udufaranga dukeya.
iki ni igihano giteganwa n'ingingo y'174 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Naho iki cyaha kindi bakoze cyo gukangisha umuntu amafoto cyangwa videwo, umva, ni mu gihe icyaha cyo gukangisha gusebanya cyo ugihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko itarenze 3, n'ihazabu y'ibihumbi 100 ariko itarenze ibihumbi 300. Umva ko umuvugizi noneho yabivuze. Umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB Dogiteri Murangira Bitsiyeri yasabye abantu bose kugendera kure ibikorwa byose biganisha mu gukora ibyaha. Ahangaha yagize ati buri muntu wese asabwa kubahiriza amategeko y'igihugu ku buryo bw'umwihariko abavugabutumwa barasabwa kwirinda ibintu byose biganisha ku gukora ibyaha n'ibindi bikorwa byose biganisha umurimo bakora. Ubwo ni umurimo w'ivugabutumwa. Nibabe intangarugero mu byo bakora byose. Harerimana Jean Bosco ntago yabaye intangarugero mu byo akora mu murimo w'Imana akora, none ari muri RIB, sitasiyo ya RIB, ari mu maboko ya RIB. Nari ndi kuvuga ngo n'abandi mwese mukora nka Bishop Harerimana Jean